Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mbifurije kugubwa neza no kubona imirimo y'Imana. Turi kuwa kabiri itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025, n'umunsi w'168 w'umwaka. Iri mfasha ry'umunsi tugeze ku gice cya 381. Muri kumwe na Fulgence Mutabaruka. Tuyugana kujya muri vuga ngo ntukiganyire. Abantu benshi baba bafite amaganya menshi bagenda mu mitima, bitewe n'ubuzima, bitewe n'imibereho, bitewe n'ibyo bifuza kugeraho batageraho, bitewe n'ibikomere bahuye nabyo mu buzima, bitewe n'ibibazo bahura nabyo umunsi ku wundi, kandi nanone bigaterwa n'ubwoba bw'ibyo biteze kubona imbere. Burya abantu bose ntago batinya ejo hatambutse, kuko ejo barahatambutse, ariko ejo hazaza hahangayikije umuntu uwo ari we wese. Ejo hazaza hahangayikishije utunze n'udatunze, hahangayikije umukire n'umukene, hahangayikishije uwize n'utarize, hahangayikishije abantu benshi. Ariko ndakubwira ngo nkawe niba wizera Yesu, ntukwiye guhangayikishwa n'ejo hazaza, kuko ejo hazaza hari mu kiganza cy'Uwiteka. Kandi ijambo ry'Imana ngo zibyo nibwira nzabagirira ni amahoro, si ibibi, kugira ngo mbere umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Yeremiya 29:11. Uyu munsi wa none rero nje kukubwira ngo ntukiganyire. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 22 avuga ngo abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro. Mwitegeze ibikona bitabiba, ntibisarure, ntibigira ububiko cyangwa ikigega, nyamara Imana irabigaburira. Mbese ntimuruta ibisiga cyane? Rero ntukiganyire, tubuze umutima, uhanga amaso Imana. Ejo hawe hazaba heza kuruta uyu munsi wa none, kandi Imana kurwanira urugamba rwatambutse izakurwanira n'urundi. Amaboko y'Imana aracyakora. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswa ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhuya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare, ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi, ariko